Twongeye kubaha ikaze mu isi y'urukundo hamwe na Moral Max TV. Dukomeje kugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye ziganisha cyangwa se zerekeye ku rukundo. Niyo mpamvu rero twebwe tugenda tubahitiramo ingingo nziza kandi ziboneye zishobora kuba zabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi ushobora kuba winjira mu rukundo utabiteguye, kuba ufite ugusunikiriza, kuba hari uri kuguhatiriza, kuba igihe kiri kuguhatiriza cyangwa se n'ibindi. Gusa hari imitego myinshi mu rukundo ndetse hari n'abantu bakunze guhubuka cyane mbere yo kwinjira mu rukundo. Uyu munsi tugiye kubabwira amwe mu mabanga y'imitego ndetse no guhubuka mu rukundo ugomba kwirinda. Wowe ukabyarawe, byinshi tugenda ducamo mu rukundo ariko harimo imitego. Muri iyo mitego harimo no guhubuka ndetse kandi hari n'ibyo tugomba kwirindamo. Mu gihe wumva utarafata icyemezo cyo gukundana n'umuntu, hari byinshi ugomba kwitondera, kuko mwe muri ibyo bishobora kugukururira ibibazo bikomeye mu gihe wabijyamo nyuma ukazabwirwa ko iby'urukundo bitakurimo. Iki kintu mucyumve. Ushobora kwinjira mu rukundo n'umuntu, nibyo uratinya kumubabaza, yari inshuti yawe bisanzwe, araguporopoje ko mukundana, agusabye ko mukundana. Uravuga uti nimubabaza ndaba muhemukiye, uti nimuhakanira aranyita iki, ugahitamo kubyemera kandi mu by'ukuri ibyo bintu bitakurimo. Aho ngaho uzamubabaje cyane kurenza uko wari no kumuhakanira akabivamo vuba. Hari bimwe rero mu byo ugomba kwitondera mu byo tugiye kukubwira mbere yo kwinjira mu rukundo, birimo guhubuka ndetse n'imitego igiye itandukanye ushobora guhura nayo. Icya mbere, kwemera impano hawe yose. Mw'abakobwa mwe ni mwe cyane cyane ahangaha mugongwa. Umusore wese uguhaye impano wumva ko ari uko agukunze. Ese kuki utakumva ko ari ubushuti busanzwe? Umuntu ushobora kukwishimira akaguha impano. Iyo utarakunda by'ukuri, ni ukwishyira mu kaga kwemera impano y'umuntu utamenera amabanga y'umutima wawe yose. Kwemera impano hawe bishobora kuguta mu mutego wo kuvuga ngo ndemeye kandi udahamanya n'umutima wawe gukunda uwo muntu. Niba udakunda umuntu ukabona arimo aragukorera ibikorwa by'urukundo, ukabona arimo aragukonveka ku mugani w'abanyamahanga, agakora buri kimwe cyose kugira ngo akwereke ko agukunda, kugira ngo nibura nawe agukurure wemere. Niba uzi neza ko utamukunda, ibyo agukorera wibyemera, wikwemera ko aguhereza izo mpano. Yego ntuzayange ngo umwereke ko umusuzuguye, muhakanire mu kinyabupfura. Urugero runaka ashobora kuza kuguhereza impano, tuvuge guhereje indabo. Ubundi indabo nk'uko tubizi zisimboliza urukundo, biterwa nanone n'ubwoko bw'indabo. Aha turavuga za ndabo zihabwa abantu bakundana, couple. Muri make araguha indabo kuko agukunze. Ese izo ndabo urazakirira iki niba utamukunda? Mubwira uti mu by'ukuri izi ndabo ntabwo ari igihe zagenewe. Mu kinyabupfura uciye bugufi, byaba byiza indabo zibitse ugategereza uwo zagenewe ukazimuha. Nshuti zanjye, ntabwo uzaba umubwiye nabi ndetse nta nubwo azabyakira nabi, ndetse nawe ari n'umuntu ushishoza azumva ibyo umubwiye, azatekereza kabiri. Ikindi, kwemera gahunda ye. Umuntu udakunda utarajya mu rukundo nawe, kuki wemera ko mugirana rendez-vous? Birashoboka ko mwagirana rendez-vous mu bindi bisanzwe n'inshuti zanyu, ariko umubano wihariye oya, wihubuka. Birashoboka cyane rwose, niba udashobora kwifatira icyemezo ushobora kwemera rendez-vous iyo ugihawe n'umuntu umutima wawe utarafungukira. Ariko menya ko niba utarahamya n'umutima wawe ko uwo muntu ukunda by'ukuri, kwemera izo gahunda ntabwo ari byiza. Ukwemera ko musohokana cyangwa se umusura ni ukwita mu kagozi, wihubuka. Uzagwa mu mutego utazashobora kwikuramo. Ni byiza ko bigenda mu gake rero. Shishoza mu byo ugiye kujyamo. Niba utarahamanya n'umutima wawe ko uwo muntu mukunda, wibijyamo. Ndakomeza gukoresha iryo jambo, niba utarahamanya n'umutima wawe
ko ukunda uwo muntu, genda gake. Icya gatatu, kwemera kuba inshuti y'abantu mudakundana. Iyo ngingo turayivuga gutya: bamwe iyo bakwatse urukundo nturubahe, bagusaba ubushuti. Kububemerera ni ukwita mu gatego. Uyu muntu ntabwo aba ashaka ubundi bushuti busanzwe, ahubwo aba ashaka urukundo rwuzuye. Abanyarwanda ni bavuga ngo buhoro buhoro nirwo rugendo. Bigenda biza gake gake gake, ugasanga kumwemeye kuba inshuti ye, ibikorwa yumva ko uzajya umukorera n'ubundi mu buzima busanzwe bw'urukundo azajya agerageza kubikenera, ndetse azajya kwitwaraho bitandukanye birenze kuba ari mufitanye bwa bushuti busanzwe. Wumve ko ari bwa bushuti busanzwe, uzisange wamuhemukiye kandi nawe atari wowe, wahubutse. Kuki utabyirinda mbere? Ntiwamenya niba uzageraho agahinduka ngo wumve umukunze, cyangwa se azageraho akikuramo kagushakaho urukundo. Ibyo byose ni mpamvu ugomba kubigendamo gake. Ganira n'umutima wawe, wigenzure. Niba ibintu utarabijyamo neza, byihorere. Ikindi, kuvuga yego kubera amafaranga. Mwa rubyiruko mwe, reka mba rimwe mbwira cyane, kuko ibi bireze. Wibona umusore ngo nuko afite amafaranga, wumve ko wamwemerera urukundo ngo nuko arugusabye. Urukundo n'amafaranga ntaho bihuriye, habe na hato. Ntuzibwire ngo kuko afite amafaranga wenda n'urukundo ruzaza. Ese ayo mafaranga nagenda, nashira, amafaranga ni nk'umugenzi, araza akagenda. Ubu bizi neza ko mudakundana kuko wemeye kuvuga yego kubera amafaranga. Bitinde bitebuke, umutima wawe ugeraho ukagutamaza, kuko umutima wo ntubeshyeshwa amafaranga, kandi igihe umutima wakwimye amahoro ubaho uhangayitse. Ese wishimiye kubaho uhangayitse, kuba umutima ugucira urubanza ngo ni ukubera amafaranga? Nshuti zanjye, turye duke tugabuye, bizadufasha mu buzima bwacu. Wikwemera gukora mariage n'umuntu ngo nuko afite amafaranga. Ntabwo nzahwema kubibabwira, amafaranga araza ejo akagenda, nubwo ntawe tuba tubyifuriza. Kunda umuntu, niba ari ayo mafaranga muzayashaka. Simvuze ngo abasore mufite amafaranga muzaterwa indobo cyangwa se muzanga gukundwa ngo nuko mufite amafaranga, ariko namwe mujye mushishoza. Ntabwo bigoye cyane kubona umukobwa akagukundiye amafaranga, ariko nanone ntibyoroshye kuko abantu turi abantu. Umuntu ashobora kwiyambika uruhu rw'intama kandi ari ikirura, ibyo birazwi. Ariko icy'ingenzi ni uko twese tugomba gushishoza. Wikurikira amafaranga ngo ni urukundo. Wikwitwaza amafaranga ngo ubeshye umwana w'umuntu ngo uramukunda, kuko bidatinze ntabwo azananirwa kubimenya, ndetse azabibona byihuse. Icya gatanu, gushyingiranwa n'umuntu kuko urimo gusaza. Wikumva ko wagumiwe, wikumva ko ubuzima burangiye ngo ufite imyaka myinshi, ngo reka nemere mfe kujya hariya, urungano twakuranye, abana twakuranye baransize, njye ndagumiwe. Oya, burya bamwe bemera kuvuga ngo yego kuko barimo gusaza, kandi bakaba bagomba gushyingirwa byanze bikunze, nyamara ntibaba bakundanye by'ukuri. Ni ukwita mu rwobo, ntuzabikore. Inama tukugira ni iyo kubanza wowe ubwawe ukitekerezaho. Ese koko niba ari uwawe, ntazaba uwawe? Ese utekereza ko imyaka ariyo yubaka? Oya rwose, ntabwo ari byo. Tekereza kabiri, ureke kwita mu rwobo kandi urubona. Ibi bintu rero uko ari bitanu tubabwiye, iyo utabyitondeye mu rukundo rwanyu cyangwa se mu rugo rwanyu, mwebwe mwabashije kuba mwarushinga amakimbirane ku buryo bamwe muri mwe mushobora no kudivorsa cyangwa se gutandukana, ndetse bamwe bashobora no kuzabitakarizamo ubuzima batabyitondeye. Wihubuka cyangwa ngo ugwe mu mutego kandi wawubonye.
shishoza, winjire mu bintu bizi, winjire mu rukundo bizi ndetse binakurimo. Iyo utababaye urababazwa, cyangwa se bikanakubaho byose kandi ari we wabyikururiye. Ita ku buzima bwawe ndetse wite no kuba ugiye guhemukira. Tekereza kabiri, ese ari we bibayeho, ari wowe ubeshywe, wakumva umeze ute? Mbere yo guhemuka jya ubanza utekereze iyo ari wowe uhemukiwe uko wabyitwaramo. Nizere yuko niba wumvise ufite ino defo muri wowe cyangwa se niba hari urwego wisanzemo, hinduka. Kuko mu buzima burya iyo umuntu yisubiyeho, igikorwa cyiza abakoze nicyo nta kindi, kandi nzi neza ko nawe agera aho ngaho akabona ko byari byiza ibyo akoze kuruta ibyo yari arimo kandi ari mu makosa, ari no guhemuka. Reka tubashimire rero, dukomeze kubifuriza ibihe byiza abari bakomeje gukurikira Moral Max TV. Dukomeze kubashishikariza gukomeza gukora like, share and comment, subscribe ku batarayikora, ubundi ibiganiro bya Moral Max TV bijye bigenda bikugeraho uko bigiye bisohoka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom.